Bavandimwe mukurikira ubuzima bushoboka TV show. Uyu munsi turasesengura ubuzima n'ibitekerezo by'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura uko isi yatekerezaga ku myitwarire, ku mana ndetse no ku busobanuro bw'ubuzima. Friedrich Nietzsche ni umufilozofe w'umudage w'umuhanga cyane wahanganye n'ibitekerezo byari bimaze igihe byemerwa. Ahamagarira umuntu wese kwitekerezaho, kwigenga ndetse no kwiremamo agaciro ke bwite. Murakaza neza mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje cyangwa se bikoresha kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tubareba, tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho twese tuba twarabonye. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Iyi ni Muhire JC official, nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo ubu bumenyi ntibukagucike. Ni imyidagaduro yigisha nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira kuri Friedrich Nietzsche, ubuzima bushoboka yabayemo. Njye ndi Muhire psychologist. Murakaza neza. Friedrich William Nietzsche yavutse ku ya 15 Ukwakira 1844. Avukira i Luckenbach mu Budage bwa kera, Prussia. Se Karl Ludwig Nietzsche yari umupasiteri w'itorero ry'abaruteri, ariko yitabye Imana Nietzsche akiri muto cyane, afite imyaka 4 gusa. Ibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku muryango wa Friedrich Nietzsche we na mushiki we witwaga Elizabeth. Icyo gihe rero barezwe n'umubyeyi wabo Franziska Nietzsche wabahaye uburere bukomeye cyane bushingiye ku ndangagaciro ndetse n'uburezi. Friedrich Nietzsche yize amashuri y'ibanze mu ishuri ryigenga i Nuremberg, nyuma akomereza mu ishuri rikomeye cyane rya Philosopher, rizwiho cyane gutanga uburezi bunoze mu ndimi za kera ndetse n'ubumenyi bwimbitse. Mu 1864 Friedrich Nietzsche yinjiye muri kaminuza ya Bonn, ariko nyuma y'imyaka 2 yimukiye muri kaminuza ya Leipzig, aho yize philology, ubushakashatsi ku ndimi, amateka ndetse n'ubuvanganzo. Aha rero niho yagize ingaruka zikomeye z'ibitekerezo bya Arthur Schopenhauer, umufilozofe wamwigishije kureba ubuzima nk'urugendo rurimo umubabaro, ariko rushobora kugirwamo ubusobanuro bukomeye cyane buhindura isi. Muri Leipzig kandi Nietzsche yagiranye ubucuti bukomeye cyane n'umuhimbyi w'indirimbo uzwi cyane nka Richard Wagner, nubwo nyuma ubu bucuti bwaje kuzamo agatotsi. Mu 1869 Friedrich Nietzsche yagizwe umwarimu wa philology ya kera muri kaminuza ya Basel, nubwo yari akiri muto cyane. Ahangaha niho yatangiye kwandika ibitabo byamuhesheje izina, birimo The Birth of Tragedy yanditse mu 1872, birimo kandi Human or Too Human mu 1878. Muri iki gihe yatangiye kwitandukanya n'ubumenyi bwa kera yari yarize, atangira kwibaza ku ndangagaciro z'isi igezweho, mu myemerere ndetse n'uko abantu bagomba kwiyubaka. Kubera indwara zo mu mutwe ndetse n'iz'umubiri, Friedrich Nietzsche yaje kwegura ku mirimo ye mu 1879, ahitamo kubaho ubuzima bwihariye. Agenda yimuka mu Busuwisi, mu Bufaransa ndetse no mu Butaliyani. Nubwo yabagaho wenyine kandi arwaye, iyi ngiyi niyo myaka yanditsemo ibitabo bikomeye cyane kurusha ibindi mu mateka ya filozofiya, kubera ko yanditse Thus Spoke Zarathustra. Ni igitabo yanditse mu 1883 kugeza mu 1885. Yandika kandi Beyond Goods and Evil, yanditse mu 1886, ndetse yewe yandika n'igitabo Genealogy of Morals. Ni igitabo yanditse mu 1887. Yandika n'ikindi yise Twilight of the Idols,
yanditse mu 1889. Muri ibi bitabo byose Friedrich Nietzsche yagaragaje ibitekerezo byamugize icyamamare mu isi hose. Harimo ibitekerezo nk'icyo yavuze ngo Imana yarapfuye, si ukuvuga urupfu rw'Imana nyirizina, ahubwo n'uko idini ryatakaje imbaraga mu mitekerereze y'abantu ba kijyambere, mbega mu isi igezweho ubushake kandi bwo kugenga cyangwa se gutegeka, will of power. Aha yavugaga ku mbaraga z'imbere zituma umuntu yihangira agaciro ke, ndetse n'ikindi gitekerezo cyitwa Übermensch, umuntu urenze, aho yavugaga ko umuntu wiyubakiye indangagaciro ze atagengwa n'amategeko y'abandi, uharanira kuba we nyakuri, akarenga icyitwa icyiza n'ikibi byashyizweho n'abandi. Mu 1889 Friedrich Nietzsche yagize ihungabana rikomeye cyane mu mujyi wa Turin mu Butaliyani, ahita atakaza ubushobozi bwo kwitaho ndetse no gutekereza neza. Imyaka 10 ya nyuma y'ubuzima bwe yayimaze arwariye mu bigo by'abarwayi bo mu mutwe ndetse no mu rugo, yitabwaho na nyina ndetse n'umuvandimwe we. Icyo gihe bari mu Budage. Yaje kwitaba Imana ku ya 25 Kanama 1900 afite imyaka 55 gusa. Nubwo yabayeho ubuzima bugufi kandi burimo ububabare, Friedrich Nietzsche yasigiye umurage udasanzwe. Ibitekerezo bye byagize ingaruka zikomeye cyane ku bafilosofe nka Martin Heidegger, Michael Foucault ndetse na Jacques Derrida, ndetse yewe byagize ingaruka no ku bahanga mu mitekerereze nka Sigmund Freud ndetse na Carl Jung, ndetse yewe no ku banditsi hamwe n'abatekereza ku buzima nka Jean-Paul Sartre, Albert Camus na Hermann Hesse. Gusa nubwo bimwe mu bitekerezo bye byakoreshejwe nabi n'ishyaka ry'abanazi mu Budage, ibi byari uguhindura ndetse no gusobanura nabi ibyo Friedrich Nietzsche yashakaga kuvuga, kandi byaje kwangiza isura ye mu gihe runaka. Friedrich Nietzsche atwigisha ko ubuzima bushoboka iyo umuntu yemeye gutekereza ku buzima bwe, akibaza, akigenga kandi akiremamo agaciro ke bwite. Yaduhaye ubutumwa bukomeye cyane. Ikitakwishe kirankomeza. Uyu ni umusanzu wihariye ku Buzima Bushoboka TV show, aho twigira ku buzima bw'abahinduye isi, tukigira ku bitekerezo byabo, maze natwe tugaharanira kuba abantu batekereza, bigenga kandi bafite intego n'umumaro mu isi. Iki ni ikiganiro Ubuzima Bushoboka TV show, mugikurikirana hano kuri MUHIRE JC official. Kora subscribe tuzabane mu biganiro bitaha. Murakaza neza. Ciao ciao.